urabyumva umuntu wese ntidukeneye ko bigera kuri urwo rwego, ariko tubihereyeho ni ukuvuga ngo menya ko umugabo wawe nimba mutabanye neza, umunsi izo ideya zigize nta tentative iwazo wa butisi kuri cya kindi. Abagore mwirinde kugora abagabo mukabyara, n'abagabo birinde kugora, n'abagabo nabo birinde. Icyakora buriya suicide les statistiques, abagore nibo bagira tentative nyinshi zo kwiyahura kurenza abagabo, ariko zireyisisa gake, ariko suicide y'umugabo tiziyeshu. Abagore nibo bakenera kwiyahura, mbese intuze nyinshi, umubare munini ni uw'abagore bakenera kwiyahura. Abagore nibo utuntu dutoya tugira gutya bagasara bavuga ngo ariyahura. Hello guys, amakuru turabasuhuje cyane aho muherereye ku migabane y'isi yose, tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibagirire neza, mubona Imana mu buzima bwose. Abari mu buzima bwiza burushirizeho kuba bwiza, abari guca mu bibazo turabihanganisha kandi tubabwira ngo ejo ni heza. Buriya Imana ni umugenga w'ibihe, uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bigahinduka kubera Imana. Rero turabakeye cyane, tubane muri iki kiganiro tugiye kujamo kandi twitege ibintu byiza cyane. Mwiyumve, mwisange, tubane, ibyiza biri aha ngaha bitugereho twebwe twese. Hanyuma dufite umutumirwa wacu, ni umusangwa, arahasanzwe. Karibu cyane. Murakoze kwikaze. Akabeho kakomeje kuba i Bujumbura. Karahari, ariko twavuze ko ibyo ari byo byose nako gafite icyo gafite akamaro. Nyine hari igihe kanaza kubera ko tutakamenyereye, kumva nyine katuderanjije ukuntu, ariko nako kaba gakeneye, kubera ko iyo umuntu aryamye hariho akabeho urasinzira no kwirorosa ukirorosa. Naho mu busanzwe nayo ntabwo ari mbi, nayo turayikeneye, ntabwo ari mbi kabisa. Si ikintu tiri mu rwego rwa rundi rwo kuvuga ngo yabaye nkasino y'abariya baba muri biriya bihugu bakumbe bisanzwe. Aha ngaha ari ukuyambarira, wambara ibintu bishushe ukabutoye umuti wawe, agakofi cyangwa african tea, imbeho ikagenda, imbeho ikiruka. Turakwakiriye cyane, ngo wisange, ongere kandi udufashe mu masomo. Ni Imana yakumpaye mu gihe gisa n'iki, kuko ibyo mfasha ni byinshi cyane. cyo kimwe n'abakunzi bacu ntabafite sinotera imbere, ndabafite, niyo mpamvu numva nakomeza hamwe n'Imana. Buriya Imana niyo ya mbere, hanyuma abakunzi bakongera kandi bakamfasha. Ariko Imana yamfashije, ikindi namwe muradufasha cyane, iyo mutwitaba, iyo muduha amasomo, aragenda kubaka imitima yacu, uhereye kuri njyewe uyumva wa mbere, n'abadukurikirana nabo bagafashwa, bikabafasha, bigakomeza bikatubera byiza. Rero uyu munsi karibu cyane, ubashe kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane, turamukije abakunzi b'Ichano Espace Bar Official, kandi tubakangurira gukomeza kubashigikira, barabashigikiye, ariko n'ubundi babikomeze, nibyo bituma muguma gukora. Yego. Kandi abizi ko abantu bose ntituvuze ko ibintu babyumva kimwe, kandi abo ni uburenganzira bwabo, ariko kandi ni byiza ko abantu baba bafite amahitamo. Amahitamo, hari abadakurikira ibyiza. Buriya hari ingero nyinshi ureba, mufate nk'urugero rusanzwe.
buriya hari ibintu dufite dukoresha mu buzima busanzwe. yego Umuntu ufite enkuto igisu ufite imbugita kuwabitahuye neza ni ikintu akoresha kugira ngo ategurire abantu ibiryo byo kurya ariko ku bandi bo bumva ko imbugita akazi kayo si ukuba wayikoresha si gutegura ibiryo ahubwo niyo gukora ibindi bintu bibi, kwica, kurimbura. urabyumva? yego ibyo byose biterwa n'amahitamo yacu. igikoresho kimwe ariko gikora ibintu byinshi bitandukanye. yego kuri bamwe rero ni ibikoresho by'umumaro, ku bandi ni ibyica, ni ibikoresho bibi. Rero tukiri kuri ibyo bikoresho buriya nk'icumu icumu ryaremewe gukora iki? Ubundi icumu ni iryo gukora iki? kuko nkaje mu bitekerezo byanjye nshobora gutekereza ko icumu ari ryo gutera umuntu wenda rifite nk'ikindi gikorwa. icumu rikora iki? akahe kazi kandi uretse gutera? navuze ngo byose biterwa n'ubigifite, n'ugifite cyangwa n'umuntu uko yaciyumviye. niko navuze nyine n'ujya ugifite icyo ashaka kugikoresha. bo nta kindi kintu kidasanzwe ubona, ariko ririya urirebye icumu ushobora guterwa n'ikintu inyamaswa y'inkazi cyo gufasha. urabyumva ku rugero, icyo gihe hari icyo rifashije. hari n'abandi bagifashisha mu buryo ziriya n'intwaro bita nk'intwaro za gakondo batewe wenda babashe kurikoresha. muri icyo gihe nimba ari legitime defense bakoze, ibyo tubifate gutyo. ariko nshatse kuvuga ko nta kintu kiriho kibi, abantu nitwe babi. icumu nushaka uba urifite ryonyine ntigiye kwica umuntu. igikoresho cyose waba ufite aho ryaba riteretse icyo ari cyo cyose ntigiye kwica umuntu. nta kibi cyokora, ni wewe. ibibazo si biriya, ibibazo ni twe. ariko ibibazo n'abarikoze ahubwo abarikoze nibo bibazo. oya, ababikoze si bo bibazo, ahubwo abarikoresha nibo bibazo. ariko bajya babikoze kugira ngo bikore ibyo ngibyo babikoresha buriya uhaye ukora umucuruzi uba ukeneye ifaranga, kurumva arakora ibintu byinshi kandi bitandukanye. iwe hari n'umusaruro gafitemo. umucuruzi ni umucuruzi infogero umucuzi kwa. ariko noneho mvuge ngo nimba ari n'umucuzi ni nawe ubigurisha ko niwe wabicuze. ariko biriya byumanso nta kibazo bifite. ikibazo kiri kuri mwebwe mu bikoresha, kubera ko ibikoresha ibintu bibi. ibi bintu byose dufata abantu bakoresha nk'isuka, uvuga umuntu wayikoze ntiyayikoze ayikoreye ikintu kibi, niyo guhinga. isuka iyo niyo guhinga, ariko nawe yo kwica umuntu, yotema umuntu. yego, umupanga n'uwo gutema nawe n'uwo ifite ibintu ufasha abantu, ariko abantu bakoresha ibitari byo. ishoka iriya ishenye irasatura ibiti, iragira gute inkwi muteka ibiryo. mu biganza by'umuntu mwiza ni nziza, mu biganza by'umuntu mubi ni mubi, ni mbi. ngo byose ni byiza ku beza, byose ni bibi ku babi. ikibazo si bariya, ikibazo ni twebwe. kubera iki wumva ko w'icyo gikoresho uwagikoze wenda ntiyanageze no kuri urwo rwego, ko yashatse gufasha abantu. nimba ufite imbugita
iragufasha gukata ibintu byo mu gikoni uteguriye abantu amafunguro bajye bamererwe neza. Ariko kubera iki wewe wumva ko ari ikintu cyo kwambura abantu ubuzima, undi we yaragikoze mu kugikora ntiyigeze agikorera kugira ngo erega nitwe twaranze ibintu byose kuba bibi. Twabivuzeho hariya turavuga ngo iyo dutaye icyerekezo cyacu, vision zacu zibe ziri connected ku Mana, ngo turebe Imana tukareba ibindi tukumva ibindi, ibintu byose bizabiba bibi. Erega umuntu izi nyamaswa zamuhindutse zikageraho ziza zica abantu, ni umunsi ni uvuga ngo yari abizifiteho autorite, zari zimutinye, nta kintu na kimwe, nta bugome bwari buhari. Ariko amaze gucumura Imana yavuga ati sa ubwo bikoze iyi nzoka wewe wavuze ngo iyi nzoka mugiranye communication mukavugana mugakora ikintu gitumye icyo nari nabateguriye kitaba. Shizeho ubugome hagati yawe n'inzoka. Inzoka zindi zica abantu zirabica mbere ntizari. Ese ubundi nyine ko ari inzoka Imana yashizeho ubugome entre y'inzoka n'umuntu, ziriya nyamaswa zindi nazo zajemwo gute? Kuko ubugomega bwabaye ubw'inzoka, kandi inzoka tuvuge ngo Satani yayinjiyemo arayitiza. Imana ije kuvuga iravuga ngo nshize hagati yawe n'inzoka ubugome. Ziriya nyamaswa zindi nta bugomega zari zifite, byagenze gute? Nazo zaje kubwibwa umuntu. Reka nkubwire uko byagenze. Abantu tuza dusoma Bibiliya ariko ntituyumve neza icyo ishaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuntu yari afiteho favor y'Imana, umuntu yariho ubwiza bw'Imana, umuntu yari afite iminite y'Imana, ubwiza bw'Imana bwari bumuriho, bwatumaga ibintu byose bimutinya bikamwubaha. Rero wa muntu amaze kuva muri rya zone y'ijya comfort, yirukanywe mu ngobyi ya Edeni, nawe abaye inzererezi arangaye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byahise bigira ubugome. Bidatinze Kayini yahise yica Abeli. Noneho nimba umuntu yarishe umuvandimwe wiwe ku nyamaswa, kumva ko byotandukanye. Haragezeho umuntu yica umuvandimwe, urumva n'inyamaswa zategeka guhinduka. Icyari kiri hariya icyo umuntu yari afite yariho ubwiza bw'Imana. Kubera ubwiza bw'Imana yari afite, ibintu byose byari biciye bugufi, ibintu byose byari byubashe. Mbese byamubonaho ubwiza bw'Imana, n'ibyo byari byose bikiri muri ya komforo bw'Imana, byaranamutinya. Niwe wari ubitegeka, niwe wari ubigenga, ni nawe wari kubyita amazina. Hanyuma buriya hari habayeho kuvuga ngo ubu ukoze iki ngiki, Imana yari yababwiye ngo mukaramuka mukoze iki no gupfa muzapfa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe urupfu rwahise ruba active. Rumaze kuba active rushobora kwica umuntu, ibintu byose byahise bihinduka ibyica umuntu. Reka dukomerezeho. Urabyumva? Sije nshaka ko dukoraho ibyo byose uhaye uvuga. Abantu bamatangira kugira ubugome ku bandi, batangira gucura izo ntwaro n'ibindi. Ariko depart ni ibintu byari ku musozi w'Imana, hari amahoro, nta kintu cyari gifite icyo gitwaye ikindi kintu nabi. Ariko nimba umuntu yaramaze akica umuvandimwe wiwe, intare rero zibareke, umuntu ukarica uwundi, izo zibareke. Ufite nuko nguko umuntu wese yinjira mu bintu byose, ibintu birasharira. Bajyaga batarushe nta kibagoye, baratotora ibintu, imbuto zarahanga, isi itangira kwera imishugi n'imifatangwe, ibintu byose habaho kuruha, kubyara biba ingorane, kujya biba ingorane, ubugome buba burinjiye mu bantu no mu bintu. Twatakaje icyerekezo cyacu, destiny yacu, tureba ibindi bitari ingaruka zitubaho. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi n'ubundi reka ni ibyo nyine n'ibyo tugiye gukomerezaho, ikintu kijanye no kwiyahura. Ugasanga umuntu n'ubundi ariyahuye, ariyishe. Ico kintu cyo
nyine twari tuvuze ngo ko ari inzoka yabwiwe ngo nshize hagati ubugome hagati yawe n'umuntu ubugome sibyo nari nkubaje ati ibindi nabyo byahawe iyo duruwa nande byagenze gute urabisobanura uravuze ati n'umuntu bwiwe baricanye abantu baricanye Kayini na Abeli baricanye kandi wenda iboga n'abantu si bwa bugome bwahabaye bw'inyamaswa nabo ni ukuvuga ngo nimba abantu barageze aho bicana za nyamaswa zategerezwa n'ubundi kubica nabo bategerezwa kubica hanyuma n'umucuzi nawe haragenda ubugome kera bwabaye abantu banganye mu nkorere icuma izicisha runaka urabyumva mu nkorere icumu zicisha za nyamaswa n'ibindi byose imipanga yo kuzitema mve ku nyamaswa teme mugenzi wanje niho byahereye umuntu wa mbere wapfuye ku isi yishwe n'uwundi na mugenzi we bituma nimba n'ubu bihaye bikorwa nta kintu gishasha none se shaka ko tuvuga kuri iki kintu cyo kwiyica suicide kwiyahura niyo topic ukeneye ko tuganira ego nshaka ko tuvuze iyi hahise haza iyi ngiyi sawa ese umuntu yica kubera ko Imana iravuga ngo umuntu n'inyamaswa byicane habaho ubugome buva kuri za nyamaswa noneho bwinjira ku bantu abantu batangira kwicana sibyo Kayini na Abeli baricanye noneho biva aho ngaho umuntu ariyica umuntu wenyine akiyica nshaka kukubaza ikibazo wenda wowe undusha amateka ninde muntu wa mbere wiyishe umuntu nimba umwibuka wiyishe wa mbere wiyishe wiyahuye sinzi ko nawe umwibuka kuko simbizi ariko ko ndatekereza ko umuntu wishe wa mbere yo bari Yuda sinzi nta bandi mfite amateka yabo ariko umwe nzi ushobora kuba wariyishe imbere y'abandi bantu Yuda nanje ko ndagira ngo ni Yuda ashobora kuba ari wo wa mbere wiyahuye ni nkaho icyo kintu cyo kwiyahura cyaturutse umushinga waturutse kuri Yuda niwo wazanye uwo mushinga wo kwiyahura urumva ko ntawo bimenya ntitubifite ntitubihagazeho wenda ngo tuvuge ngo twemeze ko ari we neza ariko mu byo ari byo byose ashobore kuba ari we parmi les pionniers batangira kwiyica nawe ashobora kuba ni ukuvuga ngo n'umuntu bwiwe yageze aho yigirira ubugome buriya ni ukuvuga ngo ibintu byose niyo yari yanakubwiye ngo iyo dutaye icyerekezo cyacu kandi kidukonekita n'Imana aho usanga ibintu byinshi twari dukwiriye kuba twakoze tutabikoze neza ni ukuvuga ngo dutuma ibintu byose natwe ubwacu twiyanga noneho umuntu akagera aho yigirira ubugome umuntu nawe akigirira ubugome akagera aho yakwica sawa hanyuma n'ubundi nshatse kukubaza ubundi kwiyahura biva he kubera iki abantu biyahura bishobora kuva kuri rwango umuntu yiyanze umuntu akagera aho yigirira ubugome cyangwa bishobora kuba biterwa n'iyindi myuka ishobora kuza mu muntu noneho
ikamuruta reka mbivuge gutya ikamurusha ubwenge noneho bwa bwenge bwiwe ntaba ari bwo bugikora hagakora ya myuka ubundi umuntu yiyahura biva kuki ofete reka tugerageze tubirebe hari ibindi nari nibutse nubwo ntari nabivuze wenda simbizi ko mu by'ukuri no mu bundi buzima hanze aha twamenya umuntu wa mbere wiyishe ariko hari undi nje kwibuka mbere ya yuda umwami sawuli yarishe sawuli yarishe sinzangira ngo ahubwo yabwiye nimba ari umusoda wiwe nimba ari iki ngo amwice yarishe ubwiwe uze kubisoma neza ubirebe ariko ndatekereza ko bamaze guhura n'ibyo bari bahuye nabyo birashoboka ko kabisa wenyine hari uburyo yakoze agahita agwa ku nkota yari afite ikamwica ariko yakoze wenyine bimuvuyeho ariko no mu yandi mateka y'abandi bantu nayo wenda ya kera mu ntambara y'isi ya kabiri abo wumva ba Hitler Adolf Hitler umudage nawe intambara imaze kumukomerana ise suicide lui-même yahereye ku mugore wiwe aramwica warangize nawe ariyica yishe umugore kugira ngo ntamusige urumva Adolf Hitler niwe muntu wari wateje intambara ya kabiri y'isi ariko nanone aragwana ageze aho atsindwa hayabona bimaze kumunanira abona ko n'ubundi agiye gufatwa akicwa ahera ku mugore kandi biza bivuga ko ngira n'uwo munsi yari yamushatse yashatse uwo munsi kandi amwica uwo munsi mbese intambara yabaye umunsi ashaka intambara yarayigizemo iminsi ashaka noneho umunsi yashatse ni nk'aho ari umunsi urugamba rwakomeye abona yagoswe imbere inyuma nta yandi mahitamo baza bavuga ko yahereye ni histoire ibintu umuntu yize muri segondere mu mashuri nimba ari nko mu wa gatatu cyangwa mu wa kane sinzibuka neza ariko mu by'ukuri ayo mateka niko azavuga ko Adolf Hitler s'est donné la mort lui-même kandi ahera ku mugore aramwica nangwa arangize ariyica abantu benshi urumva ko ni benshi bagiye biyica ushake tureke kuja muri izo ngero za kure na Bible wenda n'abandi bashobora kuba bariyishe hari igihe hari abo ubuzi zabayeho ni benshi cyane rero reka tugerageze tube nk'ababivugaho tubyumve se biza bigenda gute kwiyica ibyo byagenze gute impamvu niki ikintu cya mbere bavuze ngo suicide ni igihe umuntu wenyine iva mettre fin volontairement sa propre vie uvuga ngo umuntu wenyine yishiriraho iherezo ku buzima bwiwe abantu benshi bagashaka kubihuza njewe nk'umupsikologe dushaka kubyita ko haba habayemo ibintu by'ibibazo haba habayemo ibintu bya souffrance buriya ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu aba afite ibintu mu buzima byamugoye byamubabaje byamushaririye noneho kubera ko wa muntu yagize ibibazo ujya muntu yagize ibibazo rero ntiyitabweho akabibamwo wenyine akabura noneho abandi bantu bashobora kumuba hafi uwo muntu bazavuga ko icyo gihe ashobora kuba yofata icyemezo cyo kwiyica kuko avuga ataho kubaho nopfa ariko izo zimwe ni impamvu zo kuba abantu bataramenya Imana kandi na kera iyo uzumva cyane ku bantu batamenya Imana hari igihe yagiraga ibibazo yapfushije cyane agahita yumva
wenyine agomba kwirangiriza ubuzima kugira ngo agume ababara. ababare Izo ni impamvu bagenda batanga muri sosiyete y'umuntu kuyibamo ari marginalize, nta gaciro. Icyo gihe akavuga ati n'ubundi ntacyo bimaze kubaho. Umuntu agahitamo kuba yakwica. ariko buriya abaye abantu biyica nyine aba yatekereje kutabaho iho ubwo buzima bumeze gute. Buriya iyo tugifite imitekerereze myiza, ibintu byose tubibona ko ari iby'agaciro duhereye ku buzima bwacu. Ariko iyo mu mitekerereze hamaze kugenda nabi, buriya biroroshe cyane kugira ngo umuntu ahite atambuka. Ntabwo ari impamvu imwe itera kwiyica, avuze izo ni souffrance. Hari indwara nk'izi z'amadepression. Ubundi abantu bagize ikibazo cya depression twigeze kuyivugaho. Turavuga ngo iyi ndwara bita depression cyangwa agahinda gakabije, tuvuga ko umuntu aba yagize ikibazo bita ngo ni baisse d'énergie physique et baisse d'énergie mentale. Ni ukuvuga ngo haba ari mu buryo buri physique, imbaraga ziba zashize, ariko no mu buryo bwo mu bwenge bw'imitekerereze, ubwenge ntibuba buha gutekereza neza. Rero uwo muntu rero ingorane ahura nazo mu masinya aranga umuntu urwaye depression. D'abord ikintu cya mbere baza bavuga ko bafite imere triste, ni wa muntu ufite agahinda usoma mu maso, wamureba ukabona arababaye mu buryo uhita usoma inyuma atanavuze. Icyo ni ikintu cya mbere. Niba abantu bagira icyo bita perte d'intérêt social, agahita nimba ari umuntu wakora n'akazi ntakajemo, nimba ari umuntu wari ufite icyo afasha umuryango ntaba akikijamo, ijya interigashira. Kandi igihe kera ubuzima bwawe uhawumva ko perte d'estime de soi, ukumva ko ubuzima bwawe nta gaciro bugifite. Urabyumva? Ukumva ko kuba muri sosiyete ntacyo bikumariye, ugaprefera kwiyanferma muri shamba. Rero ibindi biza bikurikiraho, haza ibyo bita ngo ni ama idée suicidaire, n'intekerezo zo kwiyahura. Icyo gihe biroroshe icyo umuntu yakoresha cyose, yomwa imiti imwica, yo simba ari kuri etaje, yofata umugozi akawishiramo, ikintu yokoresha kirashoboka icyo ari cyo cyose. Icyo gihe rero bahita bavuga ko izo ni ingorane. Izi ndwara nyinshi zo mu mutwe zituma ibitekerezo biba désorienté, izo zitera kwiyahura. Indwara zo mu mitwe nyinshi, umuntu akaba agwaye mu mutwe bikamutera kwiyahura. Yego. Hanyuma hari ibintu by'amaprise de substance psychoactive, aba bantu bafata ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nabyo n'indi fenomene ituma abantu biyahura, kuko ubwenge bwiwe ntibuba bukiri ku icyo atekereje aragikora, kuko ubwenge bwiwe buba bwavuye ku gihe. Ikigira gatatu, umuntu ashobora kuba afitanye ibibazo umugabo n'umugore. Iyo nayo n'indi mpamvu ikomeye. Amakimbirane mu rugo. Abagore mwirinde kugora abagabo mukabyara, n'abagabo birinde kugora, nabo birinde. Icyakora buriya suicide les statistiques, abagore nibo bagira tentative nyinshi zo kwiyahura kurenza abagabo, ariko zireyisisa gake. Ariko suicide y'umugabo tiziyeshu. Abagore nibo bakenera kwiyahura, mbese intuze nyinshi, umubare munini ni uw'abagore bakenera kwiyahura. Abagore nibo utuntu dutoya tugira gutya bagasara kamavuga ngo ariyahura, ariko abiyahura y'amamoye baza bakoresha ntabwo ari kiriwere, ntanabaperimeta kuyica. urabarangira oya, ntazo ushaka kubarangira, izo zitsindwe mu izina rya Yesu. Ariko icyo nari nshatse kuvuga, buriya abantu mu buryo bw'amarangamutima aratandukanye. Abagore bafite amarangamutima ari hejuru kurenza abagabo, ariko nanone rero ya marangamutima yabo abihutisha gukora ibintu byinshi bataderibeye, ariko baje kubikora bagira ubwoba, ya marangamutima yabo kandi agasubira akagaruka. Urugero, umuntu ashobora kuba akoze ikintu azi ko kimwica, yarangiza akavuga ati nakoze buke. Icyo gihe
kujya abasabye ubufasha urabyumva swate yafashe produit nocif zimwica kandi yarangiza agahita azivuga yarazimoye ngo apfe ariko yarangiza wenyine agasura agakumwa maze gakumwa wa muti uko abasabye abatabaje kandi iyo bamutabaye arashoboka ariko abagabo rero umugabo iyo adeside kwiyahura nk'uko tubivuze kandi nibo benshi bakunze kwiyahura ibo barekurire kuri ya mwaye donc idashobora gutuma si ngombwa ngo tuvuge ngo baza bakora ibi n'ibi reka tubireke ariko nabyo kubivuga hari ikibazo oya reka tube tubiretse byo si ngombwa kuko hari n'uwo bifite ejo akabikora kubera ko yabyumvishije reka tubireke urumva rero icyo nari nshatse kuvuga nibo barekurire kuri le moyen za zindi zidatuma bikora ngo yongere abeho ariko abagore bagira rekuru ku mamoye yoroheje ashobora kubisobanura muri iyi mvugo bagira ibyo bakoresha ibyo abagore bakoresha n'abagabo ni ukuvuga navuze ngo les difficultés hagati y'abagabo n'abagore cyangwa n'abana ibyo bitera suicide twatangiriye ku kintu cya mbere turavuga nyine abantu hari ingorane bahura nazo mu buzima zituma bumva ko bahararutse kubaho cya kabiri turavuga ngo hari indwara za depression kuko umuntu aba ari muri bya bihe bimeze gutyo nawe bituma atekereza kwiyahura tuva kuri ibyo turavuga ngo bano bantu bashobora kuba bakoresha les substances psychoactives ibi biyabibamitwe ibiyobyabwenge ngo tumare turavuga ngo imibanire mibi hagati y'abagabo n'abagore izana kwiyahura niho nari mvuze ngo mwa bagore mudufashe mubanire abagabo banyu neza namwe mwa bagabo mudufashe mubanire abagore banyu neza kugira ngo ntibagire umutima wo kwiyahura none se bibaye nko kwifurana ubaye umuvugizi w'abadamu nanje mbaye w'abagabo niko gabimeze ofete nibyo bose turabigisha kubana neza ayo ni n'amasomo twagiye tuvugaho n'ubu reka tuyagarukeho abantu bose nibabane neza la bonne constellation familiale ubundi gituma twifuza kuba twumva ubuzima ni bwiza ni igihe umuntu yisanga ari mu muryango afite umudamu umukunze afite umugabo umukunze afite abana bameze neza afite abavandimwe biriya bituma umuntu mu by'ukuri yumva afite envie yo kubaho ashaka kubaho cyane ariko iyo byanze umuntu ahita agira ikibazo cyo kumva ko kubaho nta kamaro biba bigifite kandi buriya ibibazo suicide muri Afurika nitwe dufite ibibazo byinshi kurenza abazungu ariko ntitwiyahura cyane nkabo ibo nibo bagira bika ariko nibo biyahura cyane biterwa n'iki biterwa nuko societe zabo zubakitse structure ya societe ni ukuvuga ngo hano umuntu yapfushije umuntu abantu baza bakabana nawe bakamuhumuriza icyumweru ukwezi bigatuma yiremeta ariko iyo ugize ikibazo les souffrances non partagées ibibazo udafite abo mu bisange udafite nk'abo wobwira abo kwiganira ibibazo ufite biriya bibazo birica kandi ahanini bifasha ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo udafite abantu bakuganiriza ngo bagufashe kuva muri bya bibazo ibitekerezo byawe biraza bikakuganiriza bikagufasha bikagutegeka wewe wenyine ngo kuriya ugahita udesida kumva ko ari uko wabikora muri icyo gihe ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima bikenewe ko tuba dufite n'abantu b'inshuti abo bita les confidents, les personnes confidentes ukaba ufite umuntu uzubwira umuntu wizeye ubwira ibyawe byose kubabaje ndetse n'ikikunesheje isolema ba bantu bariya rero iriya agira ikibazo niwe wenyine
nimba hari n'icyiza niwe wenyine kibagiraho bapartage wari ukoze ku bazungu uvuze ko abazungu nyine kubera ko ari bo benshi biyahura bitewe n'ukuntu usanga badafite sosiyete zabo uko zubakitse twumva ngo n'ubukwe bw'abazungu usanga ari umugeni n'umukwe wenda n'ababyeyi biwe gusa bamuherekeje n'umupasiteri ubwo gani bwo bukwe oro ini wacu utegura ubukwe warangiza abantu bakakwita bugasanga sari ruzuye abantu gusa bakwitabye kandi bana b'abantu ntacu baha ariko gusa bakwitabye bira bikagenda bikagufasha noneho ukabona uko partage amarangamutima yawe muri baba wagize ikiriyo abantu baje bakwitabye noneho iyo uri kureba ba bantu baje urakomera biraguha no kuvuga ngo umuntu yakubwiye ngihangane kumbe sinje nyine ubabaye wenyine turi kumwe twese nabo barababaye bafite amarangamutima nk'ayo ufite ibyo muragenda mukageraho musirimonta ya etape yotuma wiyahura ubundi n'ikindi nacyo buriya amarangamutima yacu nubwo nari mvuze ngo murayaturusha iyo ni karite ntabwo ari faiblesse kurusha undi muntu amarangamutima ntabwo ari weakness ahubwo ni strength ni imbaraga kuko amarangamutima iyo tuyafite tukagira icyo bita décharge émotionnelle tukayasohora buriya tuba dukize ariko iyo dufite amarangamutima tukagerageza kuyakingira nigeze nguheza urugero nka kujya amazi buriya iyo yafungiranye azagenda akikusanya yaza kuza akagarukana imbaraga agahitana ibintu byose byari hake ariko iyo yahaye inzira azagenda buriya n'amarangamutima niko ameze amarangamutima yacu ko tuba twumva igihe wumva ushaka kurirukarira biranagoye mu biriyo baguma kubwira abantu ngo ni muceceke ariko pendant la noce d'une information triste ni mureka abantu barire umuntu akora icyo yumva cyose kuko nava muri iryo etape arabakiza bimufasha gukingirana amarangamutima ahubwo umufashe kuya exprime ubundi tuzabivugaho ibyo bita za trauma care muri icambere bazankuraje ku exprime tes émotions amarangamutima yawe ya exprime yavuge vuga ibyakubabaje bibwira abantu si bose ariko reba inshuti nimba ubabaye rira meme la bible bivuga ngo ubabaye asenge uwishimye aririmbe ni ukuvuga iki wa mwanya ufata rero uhaye uvuga ibyakubabaje uhabona uri kumwe n'abandi bantu bakuantura narivuze ngo bibiliya yaravuze ngo nimba ubabaye urire usenge mbese nyine usuka amaganya yawe imbere y'Imana wawe imbere y'Imana burya seni therapy ibyo rero bari abantu nyine bafite uko societe yabo imeze malheureusement notre société africaine natwe niyo tuhatura ni ukuvuga ngo turashaka ubuzima bwo kumva ko umuntu yigendaho wenyine nje nkorana nabo kenshi mu makwe bazaga bambwira ati mesi abanyafrika muzamuba ntimugira ifaranga ariko nimwe muzigira ibi bintu muzamukora tukaja mu bukwe akabona ubukwe bw'abantu 1000 baye bisavinga ibiryo self service avuga ati none kandi ubukwe bw'umuntu amafaranga utashemwe abantu 1000 abantu bangana gutya urumva kiriya kintu kirafasha gusirimonta ama etape amwe tugenda duhura nayo y'ubuzima aremereye rero nari mvuze ngo ico waruvuze ngo se kure kurire niki ni ukuvuga ngo twese dushobora kuba turi confronté n'ibyo bitekerezo byo kwiyahura ariko twaje kubikora uburyo bwo kubikora rero inzira ukoresha mu kwiyahura abagore bakoresha izoroheje kurenza iz'abagabo nicyo gituma umugabo iyo amaze kubifata akabideribera akabyuzuza iwe iyo abikoze ntagaruriro ariko abagore benshi babasove kubera ko barakoresha inzira zoroheje ariko nyine ni amarangamutima n'ubundi baturusha emotion akagira ubwoba n'inkora iki ngiki birama biba gutya ariko umugabo adeside nicyo gituma ntimukaza muhamburiye abagabo ntagarurwa nimba uhawe ukoroga umugabo umunsi azodesida gukora ikintu uzorira
ko nta yandi mahitamo. Kuko umugabo nabidesida bizoba n'umugore yobidesida bikaba bose ntabyo turimo. Ntabwo nabaye navoka w'abagabo cyangwa w'abagore, jewe ko ndavuga la siyanse, abantu ntibabyumve, ntabwo ndi kuburana, ariko ndavuga ngo les statistiques, ibiharuro, umubare w'abiyahura, abasolisita kwiyahura benshi ni abagore kurenza abagabo, ariko abapfa benshi ni abagabo, kubera ko abagabo inzira bakoresha mu kwiyahura irabutisa, mu gihe iz'abagore benshi zitazazabutisa. tutumvikanyeho wumvishe ko ari ukuri. nimureke tuzamugora abagabo, ariko n'abagabo nabo ntibagore abagore. Twese nuko mpanja kuvuga ku bagore ukagira nyine ntushake kubyumva, ariko ni impande zose, ni impande zose nabivuze. abantu bagende bareke kugorana, nubwo abagore atari bo biyahura cyane, ariko buriya iyo umugoye nyine uba umubabaje. Urabyumva, umuntu wese ntidukeneye ko bigera kuri urwo rwego, ariko tubihereyeho ni ukuvuga ngo menya ko umugabo wawe nimba mutabanye neza, umunsi izo ideya zigize nta tentative iwazo wabutisa kuri cya kindi, mu gihe w'abandi hejuru iyo ngiyo, ariko memoye bakoresha n'iziborohereza. cyo gituma kenshi ese izo moye twozivuga, wabuze ngo ntituzivugeho, reka tuzihorere, ntacyo ziza gufasha abantu, kuko n'ubundi tituzi ubu tubaye tuvuga hari abafite ibyo bibazo, ariko bashobora kuvuga ngo menye iki ngiki jewe mbonye umbwira inzira nahita nyicamo. Urakoze cyane, reka hanyuma mu gusoza wenda narimvuze ibyo, narimvuze ikindi, ba bantu bibana mu buzima bwabo izolema, bajya nabo bafite ibibazo. Hari ikibazo nari mfite nimba wogesubiza kugira ngo dusoze. Niki abantu bakora kugira ngo birinde kwiyahura? Niki cokorwa kugira ngo abantu birinde kwiyica, kwiyambura ubuzima? Ofete reka aribyo tusorezaho. Muri ibi nari nagiye mvuga impamvu, navuze ko atari impamvu imwe. Iki twari kuvuze izolema, twari tuvuze perte de notre cher, umuntu akunda cyane yamubuze, abatazi Imana n'ibindi n'ibyo. Ariko rero mu buryo bwo ku prevenir suicide, gukingira abantu kugira ngo kwirinda abantu ntibabe bo kwiyica. Twebwe iyo tuba dufasha abantu bafite ibibazo, habe no mu ngo turabakira, abatabanye n'abagabo neza, bagize gute, bafite ibibazo byinshi muri ibi bya traumakeya. Ni ukuvuga ngo ubundi abapsikologe badusaba kugira ibanga, principe de confidentialité, kuvuga ngo ibintu navuganye n'umukiriya waje kundeba, patient aje kumbwira ikibazo, nangiza nkabibwira undi muntu, babyemera. Unabikoze n'ijya diplome yawe boyikuravire, ko ntacyo ubuhaye ufasha abantu. Ibyo wavuganye n'umuntu nibyo nawe, ariko baza batwemerera bakavuga ngo tipe brise le principe de confidentialité mu bihe bibiri. Hari ibihe bibiri abapsikologe bemeye kumena ibanga n'abo baganiriye bitewe n'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ni igihe uganira n'umuntu ukumva afite les idées suicidaires, afite bya bitekerezo byo kwiyahura. Icyo gihe il faut informer famille yiwe, il faut kwinforma communauté entourage, kubabwira uyu muntu naganiriye nawe deje ibitekerezo byo kwiyica ko biraprima hejuru. Icyo gihe ugomba kubabwira, bakamuba hafi, kugira ngo nanaja no muri chambre, abari muri chambre bazi ko itarimo ikintu cyose kibi yakoresha cyo kwiyica. Kigira kabiri, swat umugore n'umugabo hari byo bari gupfa, umugore afite ni menace yo kwicwa akabikubwira. Icyo gihe ukwiriye kubwira inzego z'umutekano, ukabwira ngo uyu muntu
mumutabare mumube hafi sino ubuzima bwiwe buriyandaje ico gihe twemerewe kumena ibanga. Ariko ikindi gihe ibintu byacu nuko tuvugana bikagarukira kuri wa wundi twabivuganye. Icyo nari nshatse kuvuga ngo ikintu ca mbere abafasha abantu bose iyo mwumvishije amakuru atari meza nk'aya ifo ko mubivuga kugira ngo abantu babikorereho barinde wa muntu. Ikigira kabiri nuko dufasha abantu tutabajajinga tutabacira imanza. Iyo umuntu akubwiye bene ibyo bibazo ntabwo utangira guhaguruka nawe ngo wiyatake kuri wewe ibi ngibi oya d'abord urabanza ukamuha umwanya ukamwumva akakubwira ndetse gagafata umwanya wo kwiyexprima no kubivuga, byaba ngombwa ukinjira wamubaza de questions zituma agenda akinguka avuga, akaba yakubwira nimba hari n'icyo yateguye. Arabaza bagira akakubwira ati umugozi ga narawuguze uri hariya mu gihumbi. Uwo ni umugore cyangwa ni umugabo? Uwo ari we wese yogura ivana n'umukiriya wabonye. Ese iyo tuvugiye iki reka tubyiyoreje tureke kubyinjiramo. Abantu barabizi ko ari nabo buzima. Ikigira kabiri ni ugufasha abantu, kubashakira ubufasha. Bya bibazo baba barimo mugomba kubafasha kugira ngo hagaragare ubufasha abivemo bitume batiyahura muri bya bibazo. Kurumva bizatuma bisanga mu ngorane zo kwiyahura. Kigira gatatu c'est briser l'isolement. Ba bantu bibana bonyine bari mu bwigunge, ico gihe mugomba kubashakira mukamentena contact de visite, mukajana ahantu mukagira umwanya. Hari icyo twebwe baza bita ngo ni ama ergotherapie cyangwa therapie occupationnelle. Hari igihe umuntu bari abarwayi baba bafite ibibazo byo mu mutwe batekereza ibintu byinshi, bafite izo za trauma n'ibindi, mu muha nk'udukorwa dutoya. Kurumva kamwumvira nakupe gazo nafure nk'utwenda nagire gute mukaba mwuririmba. Abo ni abari bagiye kwiyahura, abafite biriya bibazo byose bya mental health, ibibazo byo mu mutwe. Hari therapie imwe baza bita ngo ni therapie occupationnelle. Ni uguha umuntu agakogwa gatuma akora wa mwanya haya akora, aratekereza kubyo ari gukora kurenza uko yitekereza. Iyo nayo izifasha iyo therapie occupationnelle. Nicyo tunavuze ngo il faut maintenir les contacts, les visites, il faut réactiver les réseaux sociaux. Gusubira kugarura umuntu muri entourage kumwe yari yaragiye mutakimubona, nimba ari umuntu mwaririmbana kubera ko runaka atakiza kurepeta, mugerageze mugende mumenye ikibazo afite, mumwiteho, musure mu mugarure. Ijya intérêt social yatakaje mwongere muyigarure. Kubera ko umudamu atarimo akorera urugo, kubera ko umupapa atarimo akorera urugo, kubera ko yataye akazi, kubera ko ibyagenze. Ibyo byose il faut le faire kugira ngo muze gufasha wa muntu gusubira kwisanga kandi ari muri ya systeme, nimba ari familiale, nimba ari sociale, nimba ari igiki. Ikindi gikurikiraho ni ukwankuraje umuntu kuvuga ibyamubabaje. Urabyumva? Umuntu kuvuga ibibazo afite ndetse n'abo babifitanye, no gushaka le médiateur, abajuwa la médiation. Hari umugabo n'umugore mugerageze mubahuze, mubagira inama bose, mubereke ukuntu kubana kwabo neza ni inyungu zabo, kubana nabi kwabo bose bazabihomberamo. Umugabo mwogirana amakimbirane ariko umunsi yagiye si uko si kuzuririza uboroga. N'umugore nawe nuko nguko, simvuze ngo umugore niwe uzarira wenyine. Na wa mugabo utarimwo uha umugore ke utamubaniye neza, umunsi yapfuza avuga ngo na presi la qualité d'eau car les puits sont épuisés. Amazi y'igisima ngo azaryoha iyo cakame. Abantu birirwa bavuga umugore yambaniye na umugabo yambaniye na, umunsi atagihari niwe uzubimenya ko hari agaciro yari afite. Cyangwa umunsi wiremariye ukazana uwundi nibwo uzomenya agaciro ka wa wundi. Hanyuma ni ukurenforsa iriya noneho soutien émotionnel, spirituel, mukagerageza kugira un accompagnement irrégulier
wa muntu mugasubira mukamubanira neza. Ibibazo mu buzima ntabwo byobura, ibibazo birahari, biza bibura, tubituyemo, ariko ni ukuvuga ngo iyo biri partaje, iyo tubibanamo neza n'abandi bantu, ibyo biradufasha, bigatuma abantu badashobora kwisanga muri ibyo bibazo twagiye tuvuga. Iyo wabikoze gutyo bituma noneho bwa busabane bifuza kwagusubira kugaruka, kwagusubira kwiyumva ko bafite agaciro, uzongera kuba. Ariko ni ibintu mvuze ko mu by'ukuri sosiyete iyo twitwaye neza, iyo twagerageje kumenya ibibazo abantu bacu bafite, iyo twagerageje kubaganiriza no kubaba hafi n'ibindi, bituma basimonta ziriya etape. Ariko iyo tubaretse noneho bakahura na biriya bibazo byose twagiye tuvuga, barangiza bakaba bari bonyine badafite ababafasha, mu by'ukuri uwo muntu kwiyahura biroroshye. urakoze cyane, turagushimiye, bisobanuye neza. ubwo abantu bareke kwiyahura bareke kwiyahura, babeho, kuko buriya nubwo biyahura ntibaba bazi ubuzima bagiye kubamwo, ko hari igihe avuga ngo ari mu buzima bubi, ariko wenda agiye kwishira mu bundi burenze ubwo yari arimo, kuko twe nk'abakristo batubwira ko kwiyahura ari icyaha, kandi umunyabyaha ngo azasha iteka ryose. Abantu bareke kwiyahura, kuko kwiyahura ni icyaha, kandi icyo cyaha kigutwara mu muriro udashira. Abantu bamenye Imana, abantu aho kugira ngo biyahure begere Imana, abantu begere Imana, kuko niyo yobafasha muri ibyo bibazo bishobora gutuma wiyahura. Iyo wegereye Imana iragufasha ntiwiyahure. Rero turabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, naho utaha.